twongeye kuba ikaze bakunze bahora badukurikirana umunsi ku munsi kubakora subscribe abatakora subscribe hose turabasohoje mugire ibihe byiza. Hari ingingo tuya twumva abantu benshi sigaye bitwaza ariko sinyisobanukirwa neza akuntu wenda bajya bavuga abantu basenga cyane soma mu Bibiliya oya nk'umukire kugira ngo abone ijuru ngo ni nko guca ngo umushinge guca mu umukire ngo agere mu ijuru nko gucisha ngo ingamiya mu mwenge w'urushinge. Nibazaga se biriya bintu bajyaga bavuga gutyo nabyo biba birimo kuzimiza. Ni mu bintu by'ijambo ry'Imana birimo imigani myinshi cyane. Bose byanteye kwibaza se umukene nta joro azabona gusa umukire nta joro azabona buriya wenda reka ndi gucamo kuko ni ibintu ni umuco wacu n'ubundi ni ukuri gucamo ntabyo abenshi baravuga ngo guce mu ijambo ariko buriya kandi yamaze kubirangiza. Ndakubwiza ukuri ko buriya ibintu mbona harimo akantu gasa nkaho harimo limite y'ukuntu abantu bazanye kugira ngo abakene batuze bumve ko ari abantu b'agaciro, hari igihe kizagera nabo bakagera ku byiza, ariko ibyiza bisa nkaho biri mu nzozi. Sinzi iyo byumva biri mu nzozi rwose. Niba uvuga ngo umukene ngo ntiyapfa kubona ijoro, niba abakire impamvu batabona ijoro nuko hari bakize cyangwa nuko bakora ibyaha byinshi kurusha abakene. Gusa akuntu byumva abakire buri gihe sinzi impamvu Bibiliya cyangwa se ingufu ubona abakire bashaka kwerekana yuko abakire atari abantu beza. Njye biragenda birwana, sinzi niba nawe ushobora kubirwana. Wagira se byanabyemera buriya ko nanjye sinyabyemera ko sinyabyemera ko umukire yabura ijoro, kuko impamvu byatabura ijoro njye mubona ni ibintu bigora cyane, kuko umukire atanga imirimo myinshi abantu bakiteza imbere. Noneho ariko byagera ku umukene se nta mirimo ajya atanga, ahubwo aba ari ikibazo. Kandi abantu bajya bavuga ngo abakire ngo aba ari ikibazo kuri leta n'ahandi runaka. Nubwo reka tubone tubivuge gutyo kuko bose umukene uba ubona agoranye no mu mitekerereze rwose. Abapasiteri tubagarutseho gatoya, nimwe mukunda gufata abantu bafite ubushobozi bukeya, kuba akenshi na kenshi abakire buriya basenga, abakire bafite umwanya wabo wo gusenga igihe kinini cyane bakeya. Akenshi baba bagiye gushaka amafaranga, noneho bakaza ku cyumweru cyangwa se kuwa gatandatu cyangwa kuwa gatanu bitewe n'igihe usengera. Wenda hasanga hari n'abasenga kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa kabiri simbizi, ariko abenshi tuzi kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru. Ubwo ni ijuma, isabato no ku cyumweru. Buriya rero hari biriya bintu by'abakene n'abakire akenshi sinzi iyo ari abazungu babizanye. Buri gihe tubiha abazungu ariko natwe tujya twireba ni gute babeshya ngo umukene nkazajya mu ijuru, umukene ngo ntabwo ashobora kuzajya mu ijuru. Mu bishingireho muvuga yuko umukene nawe uzajya mu ijuru no kwifuza agira. Ahubwo njye buriya umukene aje gusanga ari gukora ibyaha byinshi kurusha umukene. Niyo mpamvu ugiye ndutanga ijuru nariha abakire kuko gusa wenda abakene muri Afurika barasenga cyane bikabije abakene. Rero haza n'ikinyuranye no muri Amerika niyo kuri iki cyegeranyo cya Mwanafunzi agaragaza ukuntu muri Afurika abasenga cyane rero bakena cyane, noneho muri Amerika abasenga cyane nibo bakira cyane. Kuko wenda impamvu uvuga ko njya bihuza neza, burya iyo ukora ikintu cyose ugendera ku muntu wateye imbere kurusha abantu rero tugenderaho nibo baduha icyerekezo. Kuko niba Amerika abantu bakize kandi bakaba banasenga cyane, muri Afurika bakaba bakennye kandi basenga cyane, abakire bo muri Afurika ugasanga badasenga cyane, ntekereza ko ari bo bamenye Imana cyane kurusha abakene basenga. Kuko uriya mukene nta cyaha azakora, ntacyo. Kuko niba mu Bibiliya igaragaza ati iyo ukoze ahantu bajya bavuga ko iyo ukoze icyaha
ukizi Imana ikiguhanira ngo dabo ariko iyo ukoze icyaha utabizi ushobora kuba wamubarirwa tuvuga wenda n'abasekuruza bacu wenda atarazi Imana y'abazungu gusa twari twibaza se bari aba batubanshije bo ubwabo uburyo imibereho babagaho kwa Ryangombe ngo bijana aho ibyo numva barabukuza ngoma ijana baruganzu mu gihumbi kimwe za 700 bazangoma za kera hatarazi ibintu by'abazungu cyane njye nibaza ko bari abantu ushobora kuba barakoraga ibyaha ariko mu mategeko y'ubu Bibiliya y'ubu aho tuyimenye tukamenya ko wenda habaho ibyaha kuri iki gihe ubundi hari ku bijyanye n'ibyo ngibyo bijyanye n'Imana cyangwa uburyo babifataga kera hari ikintu bifashishaga nubwo ubu ngubu dusigaye twiga nubwo dusigaye dusoma mu bijyanye n'amabayibulu bakatubwira imana zabo kandi tukanabikurikiza ariko kera ho hari ukuntu bakoreshaga bahana abantu habagaho ngo imana ngo bita ngo ni Ryangombe ndumva ari Ryangombe rwose imana y'abanyarwanda rwose kandi barayubahaga cyane barayubahaga ku buryo wakoraga icyaha bakaguhana ariko uburyo babihanaga harya ngo umuntu yatwaraga inda ngo baramurohaga none abantu bose bakabyumvikanaho bikitwa ko ari icyaha uwo muntu atarenganyijwe ariko ubu ngubu ntabwo byemewe mu mategeko bajya bavuga ari 10 n'Imana bavuga ari amategeko 10 bajya bavuga ngo ntukice urumva umuntu baramuroshye mu mategeko yabo mu mico yabo ya kera batazi iby'Imana byo mu Bibiliya no mu Makorani ni ibintu bo bemeraga neza ko atari icyaha kuri bo bakarega ubundi ikintu iyo cyageze mu bwonko kiroroha none se ubu ngubu nta bihugu tuzi umujura agomba gupfa cyane abantu bakaza bagashungera ntagire uwurira ariko imodoka yagonga umuntu bakareba cyane kandi bose n'ubundi bapfuye ari n'abantu bava amaraso amwe buriya ikintu cyageze mu muco buriya umuco niwo nabonye ukomeza ikintu cyane bagahita bifata indi ntera iby'Imana byatwaba byo kujya mu ijuru n'ibiki byose rero rwose mbona ari nk'akantu bazanye abakire kugira ngo abakene batazabiba cyangwa batabambura ibyo bagezeho kubabeshya ngo ijuru ni iryabo ngo hahirwa ngo abakene ariko biriya byo ngo hahirwa abakene ku mutima biriya bintu hari umuntu abisobanura ariko ntabwo najyaga mbyumva ngo abakene ku mutima ngo ni umuntu gusonza ijambo ry'Imana cyangwa usize ariko nyine biriya bya Bibiliya buriza ibintu byo kuzimiza n'imigani myinshi ntushobora kumenya ibyo niyo mpamvu umuntu abigusobanurira ukwe undi nakaza gusobanura ukwe wasanga bose banyuranye kandi ijambo ari rimwe ntabwo bahuza gusa nyine ikintu abantu bagomba kumenya ni kimwe biriya abantu bajya bakubwira barakubeshya kuko buriya kuko dukoze igereranyo ry'abakene n'abakene abantu bakora ibyaha byinshi ni abakene bavuga ko ntukifuze umukene arifuza ntuzice ashobora kureba akabona ufite ibintu byawe akabona arashenye akaba yanaguhitana wamwica ubu nta kintu amaze ikindi umukene ashobora kuba afite ashobora kuba asenga yagera mu rugo inzara yamwica agatwara akantu ka mugenzi we ariko abakiri ibyo byose ntibabikora kumushyira aba yihagije nawe yifuje ikintu arakibona ukifuza kubi ni ukwifuza ikintu ntukibona ukaba wakirarikira ukaba wagitwara kitari cyawe uherayo uvuga ko umukire atazajya mu ijuru ku mpamvu atazajya mu ijuru ni ukuvuga ko yarwanye n'ubuzima akagera ku bye ageraho ntagire uwo asaba noneho impamvu atazajya mu ijuru ni ukubera ko ubona nta muntu asaba ari aho ngaho yifashije agenda mu modoka ye n'umuryango we bameze neza uhera hehe uvuga ko umukire atazajya mu ijuru
ubona ibyo bintu ahubwo umuntu uzajya mu ijoro wa wundi wirirwa atukana n'abantu yirirwa akura ibintu by'abandi ahubwo ntekereza ko wenda umukene baba bavugana niba rero kuko muri biriya aribyo bagaragaza kuko nabyo ntibabigaragaza ntabwo babigaragaza neza ubona butamenye kereka niba wenda umuntu ukennye bavuga ari umuntu udafite ubumuntu ariko wamugani naho ukiza bakumva ko ufite ubumuntu kuko umukene we ashobora kuba akeneye mu buryo bwa mikoro asanzwe ntabwo wajya mu ijuru ute kandi ukennye ukaba warakoze ibyaha byinshi rero ukennye akeneye kurya iby'ijuru ngewe njya nirinda kubivugaho nubwo turimo kubiganiraho ariko reka tupfe kubisangiza bagenzi bacu badukurikiye iby'ijuru iyo natwe mudukurikiye mwebwe ntihari igihe mubona ari amuyoberana none se tuvugisha ukuri n'iby'ijuru umugani wawe urimo urujijo kuko bose batiyo tubwira ngo hari aho batagaragaza muri bibiliya mu isezerano rya kera tubwira ati Imana yaraje yarimbura no ngo kiragiye yakoye yajirimbura abo ku gihe cya no ngaho ajya mu nguge atoza umwuzure ajya mu nguge ubwo yarimbuye isi ya kera n'isi ya kera ajya mu nguge ariko n'ahantu batugaragarije ko Nowa yagiye mu ijuru inguge nyigereranya n'uko abantu baba bagiye umuhengeri wabo babateye wenda hari ubwato bw'ikoranabuhanga bupfutse hose bwashaka kwibira amazi ntagukoreho abandi bakagwa muri uwo mwuzure w'ayo mazi ariko se icyo gihe uretse ko ntajya nkunda no kubikurikirana cyane wowe iyo ushyize mu nyurabwenge wumva kuko Imana yararimbuye bariya abantu kuko bazatubwire rwose abantu babizi bazatubwire muri komanteri baduhe n'ingero zifatika kuko nkanjye kubyumva ku myaka yanjye buri muntu buriya kwemera kwe n'ukwe nemera iby'Imana sinjya mbidisikasingaho cyane bikabije nubwo aribyo turi mu ngubu gake gake no kugira ngo tubisangize bagenzi bacu babyumve ariko rwose iby'Imana mbona gusenga Imana nyakuri ari ugufasha mugenzi wawe ariko kuri mbona ari ugufasha mugenzi wawe yabura ukamushyira ibyo kurya ukanamufasha uko bashaka ibindi aho kugira ngo uzajye uhora umufasha gusa uhora umufasha gusa bari n'ibimwe njya mbona usanga abaturage bagiye kumuha ibyo arya umuha ibyo arya akabimara bizagenda bite ntazongera akaza ntazagaruka ubufasha buzima n'ubufasha bufashije burambye mu buryo burambye nubwo akenshi buriya bufasha bugorana bwo gufasha umuntu mu buryo burambye ukabanza ukamufasha mu buryo bw'ubutunga umubiri tuvuge niba umufashije ibiryo bishobora kuba byamuha nk'amezi nk'abiri cyangwa amezi 3 wenda ukagerageza ugashakisha uburyo unamwigisha uburyo yabona ibindi yikoreye cyangwa ubona nta ngufu ubona afite ugashakisha uburyo wamushingira nk'akantu ku buryo bizajya bimuha atongeye kuza kukugira gutya kugutegura kuko nawe aho urimo kutureba gusaba si ikintu cyiza turabizi cyane cyane nk'abantu bihaye buriya baragora abantu bihaye guhora ubafasha biragora cyane ntiwagombye no kubafasha mu buryo bazajya babona ibyo biryo cyangwa se ikintu bakeneye mu buryo burambye wakazajya kishakira no gusaba ukoreye Imana kurusha uko no gusaba ntabwo ari bibi cyane ariko gusaba bidafite intego nabyo biri mu bintu bibi cyane ushobora gusaba ariko uvuga ati usabe natse ngo mfashwe ukabukoresha neza nibo bari bwabufasha bwo kuvuga ngo umuntu ntabwo wabufasha ujya buriye ejo uzagaruka ubwabufasha bwo kwifasha reka mbirye vuba n'ubundi uriya ejo bazampa ibindi nta kibazo ntabwo byaba ari byo bari abantu tujye tugerageza kwitwara neza muri ubu buzima naho gusenga nyakuri nibyo twavugaga gusenga nyakuri abantu bajya babyitiranya nta gusenga nyakuri uri kujya mu rusengero ngo ugende wirirwe ni na byiza guhimbaza Imana kuko birakuruhura ukumva hari ukuntu wabaye flexible ukuntu ariko buriya gusenga nyakuri
gusenga nyakuri ni ugufasha mugenzi wawe ntugire urugomo, ugakora ibyo leta ishaka, ugakora ibyo leta ishaka. Yiba leta iriho nta kibazo, twebwe nta kibazo dufite, ariko hari amaleta yagiye abaho ari ikibazo mbere. Rwose gusenga nyakuri ni ukutagaragara mu bikorwa bibi bihungabanya umutekano cyangwa byangiza sosiyete runaka, gufasha abantu mu buryo ariko unabereka uburyo utajya ukomeza kubafasha, wanabigisha uburyo bazajya bifasha. Njye mbona Imana nta kintu itagukorera wabikoze ngibyo, nta kintu itagukorera rwose. Naho ntabwo gusenga ari gufata Bible ngo ugende wicare hariya wirirwe ubwiriza abantu, ariko mu bubwiriza usange bamwe baragenda banabwirwa. Ujye ubwira abantu ngo nimusenge cyane, mujye aho bita muri kanyarira ngo murabona ibiryo. Ibiryo ntabwo ushobora kubibona utabikoreye. Ariko biriya bintu abantu bajya bibeshya cyo gufata umuntu ngo ajye gusengera kanyarira se cyangwa ahandi hantu. Hari ahandi henshi kuko ushobora kumujyana akaba yanagwayo, wenda agiye kubw'inzara afite. Kuko bajya bajyana n'umuntu ugiye kujyayo agiye kuri ruhe rwego, agiye n'iki kimujyanye. Ese we asize yiki? Ese we afite ubuhe bushobozi bwo kwibeshaho? Ese nasenga ayo masengesho aramugeraho? Kumugeraho kandi gura ntizo ko amasengesho bidafata umuntu umukene. Byagorana. Uryo ukennye umutwe wawe harimo akavuyo kenshi k'ibintu byinshi. Ni nko kwambara, ni nko kugura imyenda mu isoko ukayambara utakabye. Buriya no kora imbuye inkoko. Buriya ni ukura imbuye inkoko. Inkoko niyo ijya mu itaka ikagenda igatora mutuntu yandi ikihanagura, kandi ko igatora ikihanagura nabwo ifasha wabo ngo uyucishije ku ntuza hasi ngo iri muri hanagura. Buriya rwose bantu nabo bajya bagira ikibazo ku bijyanye na deba y'ibijyanye n'Imana cyangwa gusenga. Mujye mubanza mufashe abayoboke banyu cyangwa se mu sosiyete nyarwanda. Ntabwo ari nyarwanda gusa no ku isi hose. Nufasha mugenzi wawe buri uzagukorera Imana. Ntabwo uzakorera Imana utari wabona mu ntuzo, nubwo abenshi baba ngo barayibona mu nzozi utafashe mugenzi wawe. Iyo ufashe mugenzi wawe njye nibaza ko ukorera Imana. Sinzi iyo kubyumva oya cyo nemera buriya giye buriya twirengagije iby'ijuru. Kw'iby'ijuru ntitubizi, abagiye ngo duhe ubuhamya cyagorana cyane kuko twese tunabonye duca hasi. Twese dushingurwa kimwe, nta umenya iherezo rya buri wese. Ahubwo ikiruta byose buriya ni ukuba niba hari izindi mbaraga ufite z'ubushobozi, fasha mugenzi wawe. Ibindi ntuzabimenyeshwa ko wageze mu ijuru, ko niba mu ijuru habaho. Niba koko habaho, kuko abemera ndabizi abemera habaho. Natwe twakuze ariko nta wageze ngo atubwire. Niyo mpamvu kwemera no kutemera birashoboka. Niyo mpamvu rero uwo ufasha umuntu ufasha yiteza imbere agikegera rwose. Nabyo ari byo kuvuga ngo umukene ngo ku mutima ngo abandi ngo uragoye ngo kugira ngo umukene azabona ijoro, umukene azabona ijoro. Ibyo byo habiretse ababiretse kuko ubu tuzi abakire benshi cyane batuba ubuzima buryoshye kuri musi turabazi. Ariko wari wumva ukuntu umukene agira amaganya y'umukene ujya uyumva buriya, kuko azajya mu ijuru gute mutubwije ijuru kuri yiba kuko ari atari bya bintu byo mwirinde kujya muri Bibiliya ngo mugire ngo ngo umukene ku mutima hajya ngo ni kuki ngo umukene ngo ku mutima. Iyo ukeneye ahantu hose no ku mutima ubukene ntazajya ukubeshya. Umukene usanga iyo hari umuntu ugira ishyari bahera inyuma y'umubiri. Iyo hari umuntu ugira ishyari rya mbere ribaho rya mbere ni umukene. Umukene ariko umukene umwanya wavana ujya ubona ukuntu abakire bateta. Ntabwo ushobora guteta utariye. Arateta umukene yamubona akavuga turiya muntu arahaza, agatanya agacumura, agatanya kumucira urubanza adacumura. Wangu cya kimodoka cya kana kagiciye mu murimo wanyu, wewe nzagitubura amapine. Ubu utangiye kuvuga ngo uzagitubura amapine koko watangiye gukora icyaha. Watangiye gukora icyaha rwose ni ibyo byumvikana cyane. Icyo twabasaba gusa none bayungure bakagenda mu kigare
mbere y'uko ujya gusenga bareba ubuzima kuko bareba ibyo babwira. Mbere y'uko wambara imyenda ukajya gusenga uzajya ubanza ucunge hirya yawe no hino y'uko nta mukene uhari. Ntabwo tugusabye ngo ube umuntu uzajya uho ufata utwawe ujye gutanga, ariko mbere y'uko ujya gusenga fata ikiro cy'umuceri cyangwa se amavuta nk'aya 500 sinzi ubushobozi bwawe ufite. Mbere y'uko ujya gusenga ubanza uhereza umuntu uzi ko waburaye. Byanze bikunze n'ujya gusenga hari ikintu watanze, ujya ubona iyo watanze ikintu kikuvuye ku mutima ukuntu uri bumeze, wumva ubohoza, uzi ko ubohoka kurusha uko wajya kwirirwa uhimbaza mu rusengero cyane. Ni ibintu bifasha cyane cyane. Ni gute umuntu afata umufuka wuzuye ibishyimbo akawujyana mu rusengero, urumva ngo ni icyara harya ngo ni icyacumi, ngo ni ituro rya pasiteri, ngo ni ituro rya pasiteri. Mbese bibaho amagambo menshi biriya bintu. Kandi mu giturage ahantu atuye usanga akenshi hari abarwanira muri puberi abana. Harya ubwo gukorera Imana iyo ugiye gutanga uriya mufuka mu rusengero, kandi hari abana baza muri puberi yawe ubona ugahora wirukana ugashyiraho n'abazamu bo kurinda puberi cyane, ngo hatazagira umuntu uza ngo batazajya bagira ibyo babonamo bakajya baza bibakurura bakaza nk'uwirukana imbwa. Rwose abantu mujya mu nsengero mujye mubanza mufashe abantu muturanye, kuko hirya yawe Imana iri hafi yawe, ntabwo iri mu rusengero, iri hafi y'ahantu utuye. Umuntu aranagendana uretse n'Imana, bajya bareba n'umuntu begeranye nawe nk'ari Imana, kuko Imana nitwe ubwacu hagati yacu. Imana nitwikemura ibibazo, Imana izadukemura ibibazo cyane. Hano hari akantu umuvandimwe wo mu Burundi yigeze gukoresha, ariko sinzi yatwagaha agaciro, gusa reka dupfe kugasangiza bagenzi bacu, imbaga nyamwinshi dukurikira. Buriya bigeze kugaragaza imva ebyiri, harimo n'umugabo wari wapfuye ufite amazu menshi cyane mu mujyi, afite n'amamodoka n'amasambu n'abagore 8. Mbese yari ameze neza cyane mu gihugu. Noneho bahita bazana n'umukene wabo undi Rwimbi. Ubwo umukene Rwimbi sinzi waba ubyumva, wa mukene nyine urya rimwe ku munsi. Urumva ni umukene pe, arya rimwe ku munsi, atari ukubera yuko adafite apeti, ari ukubura. Noneho bahita bagaragaza mu mva ebyiri, babagaragaza bagiye kubashyingura, umwe nta bantu bahari, undi hari abantu benshi cyane, urumva. Noneho bongera kugaragaza nyuma y'imyaka 20, bose babagaragaza babavanyeho itaka, barimo kugaragara imirambo yabo, ubona bose ari amagufa. Umukire n'umukene koko, ni ukuvuga ngo byanze bikunze iyo tugiye hariya turangana, turutanwa turanga, ariko tugiye hariya turangana. Niyo mpamvu hariya ubona bigoranye cyane. Gusa Imana si impakana, ntabwo mpakana, ariko tujye tubishyiramo inyurabwenge, abantu bajya twiga ko kuyungura ibyo babwirwa n'ibyo bumva, bajya banariza cyane, bajya banariza barebe. Twaboneraho gushimira abadukurikiye, abatarakora subscribe n'abakoze subscribe turabashimiye kuba mwadukurikiye. Ni iby'agaciro gakomeye. Mutange ibitekerezo muri komanteri, mutubwire ko ibintu bihagaze, ko mubyumva, ko mubibona, umusanzu wakongeraho ku bijyanye n'ibyo tuba twavuze. Cyane cyane ko komanteri ari nazo zidufasha kubasubiza, tukanabategurira ibindi byiza cyane. Mugire ibihe byiza, murakoze cyane.